Banje kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo, mbifuriza umunsi mwiza wa Noheli kuri mwese mukurikirana Berisheba Holy TV ndetse na Berisheba Gospel Family. Ndabasuhuje mwese aho muherereye mu izina rya Yesu, ubuntu n'amahoro ndetse n'urukundo rukomeze kubana namwe. Hanyuma tugeze muri aya masaha, na masaha asa nk'asatiriye amanywa kandi na masaha arimo arakura. Niyo mpamvu nifuje ko dufataniriza hamwe kugira ngo dukomeze kwishimira no kunezererwa iyi Noheli dufite nk'umunsi wo kwibuka ukuvuka k'umucunguzi umwami Yesu. Hanyuma reka tuganire kuri insanganyamatsiko y'amagambo aboneka muri Matayo igice cyaho cya mbere ndetse n'umurongo wa 20 ndetse na 21. Hanyuma tuganire kuri ayo magambo mu mwanya muto dufite cyangwa se mu gihe tubonye cyo kuganira kuri ayo magambo. Imana ishimwe cyane. Hanyuma ijambo ry'Imana rivuze iki? Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo yego, haravuze ngo akibitekereza marayika w'umwami Imana amubonekera mu nzozi ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari iy'Umwuka Wera. Azabyara umuhungu uzamwita Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Imana ishimwe cyane. Amen. Rero nagira ngo nkubwire ngo wowe ukurikirana Berisheba Holy TV uyu munsi, nakubwiraga ngo uyu munsi ni umunsi umwe mu minsi dutekereza ko cyangwa se twibwira ko ariyo yo kuvuka k'umucunguzi, ariko nyamara si icyo bishatse kuvuga, ahubwo ni ukwibutswa ko hari uwigeze kudupfira, uwigeze kutuvukira, akavuka kuri misiyo yarajeho, aje gushaka jye nawe kugira ngo aduhindure bashya, atwegereze Imana. Hanyuma ijambo ry'Imana niyo mpamvu rivuze ngo muri icyo gihe misiyo yari iriho, hanyuma ngo Imana yohereza marayika Gaburiyeli avugana na Mariya, amubwira ko azatwara inda y'umwana w'umuhungu, ariko abibwira Mariya yaramaze gusabwa n'uwitwaga Yosefu. N'ubundi uyu Yosefu wo mu gisekuruza cya Aburahamu ari nawe sekuruza wacu twese, kuko ari we wari n'ubundi ufite misiyo yo kuzakomokwamo n'uwo muryango wo uzacungura umuntu cyangwa se uzacungura isi. Hanyuma igihe kiza kugera rero, Yosefu amaze kumenya neza ko Mariya, yumva impuha, yumva abantu bavuga bahwihwisa avuga ngo none ko Mariya atwite, kandi Yosefu yaramaze gusaba uwo Mariya. Aravuga ngo none ko numva abantu bari guhwihwisa bavuga batyo, biragenda bite? Ngo atangira kwigira inama mu mutima we yo gushaka kubenga Mariya. Ngo mu gihe agitekereza kumubenga, Imana ishimwe cyane, agitekereza kumubenga, niho dusomye ijambo ry'Imana ritubwiye ngo akibitekereza marayika w'umwami Imana. Haleluya. Uyu munsi hari intekerezo zawe wari ufite, hari uburyo wari ubayemo, hari ubuzima ujya ubamo, ukumva ntabwo bikubereye byiza, ariko nagira ngo nkubwire ngo shaka ukuntu wakegerana n'Imana, wongere wumve ijwi rya marayika ukubwira ngo ibyo urimo si wo murongo. Hanyuma rero ijambo ry'Imana rije kutumenyesha ko hari uwigeze kutuvukira, akavuka azanywe na misiyo yo gucungura umuntu. Niko ijambo rivuze. Ravuze ngo nuko Yosefu akibitekereza kubenga Mariya, ijambo cyangwa se marayika araza aramubwira ati, witinya kurongora umugeni wawe, kuko imbuto imurimo ari imbuto y'Umwuka Wera. Imana ishimwe cyane. Mariya yari atwite inda y'Umwuka Wera. Igihe Imana yari yavuze ngo hazavuka umucunguzi, nibwo hagombaga kuvuka umwana utavutse mu buryo nk'ubundi, kubera ko Imana ntiyabashaga kuba yacungura umuntu yambaye ubumana, ariko igomeza gushakisha uburyo yacungura umuntu wamaze kononwa n'icyaha ndetse wamaze kujyanwa kure n'icyaha n'ibicumuro,
ishakisha inzira zose zo gucungura umuntu, ariko hakabura uburyo Imana yakongera kubonana n'umuntu ngo yongere igirane nawe ubusabane. Biba ngombwa rero ko Imana ifata icyemezo cyo gufata umwari witwa Mariya utarigeze aryamana n'umugabo, warinze ubwari bwe, wubaha Imana, ucishije make, imuhitamo mu bandi. Ariyo mpamvu benshi bavuga ngo nuhiriwe. Ari nayo marayika waje mu gice cya mbere n'ubundi ku murongo wa 20 hafi n'9 yaje avuga ngo urahiriwe kuko Imana ishimwe cyane watoranijwe. Hanyuma rero narindi kukubwira ngo nuko Imana yavuganiye na marayika ibwira Mariya ko azasama inda. Hanyuma iyo nda yari inda yo mu buryo budasanzwe, ariko yari misiyo Imana yari ijemo yo gucungura umuntu ngo yongere itume umuntu agirana ubusabane nayo, yongere ahuzwe nayo. Kuko kuva mu itangiriro igihe Adamu na Eva bari bamaze kugira amahitamo mabi, bagahitamo gukora ibyaha, aho ngaho niho urukundo cyangwa se ubwiza bw'Imana bwari ku muntu bwahise bumuvaho. Niyo mpamvu na Adamu nawe ubwe atabashaga kongera kureba Imana. Ariko bibuke ko Imana yo yamubumbye, imuba muri kiriya gitaka, imuhumekera umwuka wayo w'ubugingo, ngo nyuma ahinduka ubugingo, hanyuma ngo ikagiza kubagenderera. Mbe bataracumura Imana yazaga kubagenderera nk'uko nanjye naza kukugenderera iwawe mu rugo, ukampa ikaze tukicara ndetse tukaganira. Ariko nyuma y'uko umuntu amaze kononekara ndetse no kwandura, ntabwo yari agifite ubwiza bw'Imana bwatuma Imana yongera kwicarana nawe cyangwa kongera kurebana nawe. Ndetse uyu muntu yabasha kongera kureba Imana mu maso, yagombaga kuba yahita apfa agashiraho cyangwa se agatwikwa n'uburakari bw'Imana. Ariko nyuma Imana umutima wayo n'urukundo rwayo n'imbabazi zayo twirirwa turirimba buri munsi, izo nizo zateye Imana kongera gushakashaka uko yagarura umuntu ngo yongere agaruke mu mwanya mwiza wo kubaniramo n'Imana. Haleluya. Ni muri ubwo buryo rero Imana yo yahisemo kwigira umuntu kugira ngo yemere ize gucungura wa umuntu n'ubundi bashe kurebana n'umuntu amaso ku maso. Aribwo yoherezaga marayika akamanukana ubutumwa bubohora cyangwa se bubatura bwo kuvuka kwa Yesu, uyu nguyu twita Yesu wavukiye kwa Yosefu. Nyamara ntabwo yari Yesu wo kwa Yosefu, ahubwo yari Yesu wavuye ku Mana, yari ijambo ry'Imana. Ariyo mpamvu Yohana we yavuze ngo dore nguyu ijambo ry'Imana. Avuga ngo mbere na mbere hariho jambo. Muri Yohana ubutumwa bw'isuko bwanditswe na Yohana igice cya mbere umurongo waho wa mbere gukomeza habivuga neza akabisobanura. Avuga ngo mbere na mbere hariho jambo, kandi jambo yari Imana, kandi jambo yahoranye n'Imana. Hariho ndetse aranavuga ngo mu byaremwe byose nta na kimwe kitaremwe nawe. Uyu jambo rero, uyu jambo w'Imana cyangwa se uyu Yesu wavukiye kwa Mariya, yari ijambo ry'Imana ryavuye mu kanwa k'Imana. Ni naryo jambo ryaremye byose tubona muri ino si, ni naryo jambo ryavuze ngo byose bibaho rikabaho. Ni ijambo Imana yavuze. Rero Imana yo yakuvuzeho ijambo Imana ikuvugaho rirakomera. Ijambo ry'Imana riba rifite imbaraga. Hanyuma iravuga ngo nihabeho, ibyo byose bibaho ikoresheje ijambo. Iri jambo ni naryo rero yavuze itumye marayika kuri Mariya, umwari Mariya, ngo azabyare Yesu, amwita umucunguzi, hazaba umucunguzi w'abantu, azaba umukiza w'ibyaha by'abantu bari mu isi, kubera ko ariyo misiyo yari y'Imana. Rero ni nayo mpamvu Yohana we nanone yanditse muri 3:16 aravuga ngo kubw'urukundo Imana yakunze abari mu isi cyane, byatumye itanga umwana we w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Mbese uyu mwana w'ikinege w'Imana, uyu mwana w'intama w'Imana ari we Kristo, ujya umenya ko ari ikinege. Ntabwo yigeze avuka mu buryo nk'ubw'abandi bana bavutsemo, nta n'umwana uzigera uvuka mu buryo nk'ubwo yavutsemo. Na Yohana wavuzweho kuza kuba integuza ye, ntabwo yigeze avuka mu buryo nk'ubwo Yesu yavutsemo. Ni umwana w'intama w'Imana, ni umwana w'ikinege utarigeze uvuka nk'uko abandi bana bavutse. Niyo mpamvu rero bimwita umwana w'ikinege. Bishatse kuvuga ngo uyu munsi nusobanukirwa impamvu yo kwizihiza uyu munsi, ntabwo uzawitaho ngo wite ngo nuko ari ku itariki 25, ahubwo uzajya uhorana buri munsi kwibutswa no kwibuka yuko uyu mwami yavutse, hakavukira kuri misiyo yanjye nawe, azanywe no kudushakira amahoro. Ijambo ry'Imana riratubwiye ngo nuko marayika abwira Yosefu ati, Yosefu mwene Dawidi, witinya kurongora umugeni wawe Mariya, kuko imbuto imurimo ari y'Umwuka Wera,
azabyara umuhungu uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Misiyo yazanye Kristo, misiyo ituma Yesu avuka, misiyo ituma twongera kwizihiza Noheli, ntabwo ari ukurya no kunywa, ntabwo ari ukugubwa neza, ntabwo ari ukubona imyambaro myiza, ahubwo ni ugukizwa ibyaha byacu. Mesiya cyangwa se umucunguzi yaje aje gushaka uwari waratandukanijwe n'Imana kubw'icyaha ngo amukize ibyaha bye, yongera mwunge n'Imana. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Rero nari muzaniye inkuru ivuga ngo uyu munsi iyi Noheli ikubera idasanzwe mu buzima bwawe, kandi uyu mwaka wa 2026 uzakubera umwaka udasanzwe ku buzima bwawe, uzaba umwaka wo kurumbuka, uzaba umwaka wo kugarukaho n'Imana, uzaba umwaka udasanzwe mu buzima bwawe, wowe n'abagukomokaho muzagira ihirwe n'ishya iminsi yanyu yose. Hanyuma Uwiteka abahire kandi abahe umugisha, mukomeze kugubwa neza, mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma uyu munsi misiyo ya Kristo cyangwa se misiyo y'umwana wavutse ntabwo ari iyo kugutuma utera imbere ngo ugire ubutunzi bwinshi, ahubwo niyo gutuma wongera kwegerana n'Imana, ngo wongere usabane nayo, ngo wongere ubuzure ubwiza bw'Imana, ngo wongere ugwize imbaraga, ngo kandi igihe gikwiriye waramaze kunesha ibyaha uzahabwa ubugingo buhoraho. Imana ibamere umugisha, ndabakunda cyane. Hanyuma Noheli cyangwa se kwizihiza ivuka ry'umucunguzi ni byiza, ni na byiza cyane, ariko ntukabibarire mu minsi n'ibihe, ahubwo buri munsi ujye wibuka ko hari uwavutse azanywe no kugucungura. Wirinde kongera kumubamba ku musaraba, kuko misiyo yayisoje ubwo yarageze ku musaraba, agapfa urupfu rwo ku musaraba ruvuze ngo aramburiye amaboko bose, yitangiye bose, kuko yari yaje gupfira isi yose. Kandi Bibiliya iratubwira ngo niwe uzakiza ibyaha by'abantu be bose. Imana ishimwe cyane. Azakiza abantu be ibyaha byabo. Nanjye nawe turimo, nitwe yapfiriye, nitwe yavukiye, nitwe yaziye gushaka, ariko ngo kandi turabe Imana yaremye ituremeye imirimo myiza muri Kristo ngo tuyigenderemo. Iyi Imana yiteguye kera. Imana yarateguriye umuntu kuzaba mu mirimo myiza, Imana yarateguriye umuntu kuzaba mu buzima bwiza, Imana yarateguriye umuntu kuzabaho anezeza Imana kandi ashima Imana iminsi ye yose. Ese mwene data mugenzi, wowe iyo utekereje kuri ubwo buzima bwo kuzabana n'Imana, usanga uzabona Imana wanduye? Mbese umuntu wanduye yabasha kureba Imana mu maso? Niyo mpamvu nagusabaga ngo wisuzume, witekerezeho, wongere wakire Yesu nk'umwami n'umukiza, yongere avukire mu buzima bwawe bundi bushya. Iyi Noheli ibe Noheli yo kwishima, ariko ibe na Noheli yo guhindurirwa amateka y'ubuzima bwo muri Kristo Yesu. Imana rero ibamere umugisha, ndabakunda cyane, mbifuriza ibyiza buri munsi, ndetse icyo nifuza cya mbere nuko twazasoza urugendo amahoro, tukazabana n'Imana karamata, tukazahemberwa imirimo myiza twakoze, tukazaruhuka imiruho n'imihate yo mu buzima bwo muri ino si, kuko isi yamaze kononekara kandi yanduye ndetse ibabaje cyane. Umuntu wese uyirimo iramubabaza kandi yifuza kuzahitana benshi, kuko ariyo kamere cyangwa se ariwo mugambi w'umwanzi. Ariko abategereza Uwiteka bo bazasubizwamo intege kandi ntibaziruka ngo bananirwe, bazakomeza kugenda bashima Imana. Nakubwiraga rero ngo tegereza Imana wihanganye, hanyuma ukundisha Imana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe n'ubutunzi bwawe, nibwo utazakorwa n'isoni ku munsi w'urubanza. Imana ibahe umugisha, ndabakunda cyane, mugire ibihe byiza, hanyuma mukomeze kugubwa neza aho muherereye hose. Ndabakunda cyane. Data wa twese, Imana nziza, Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, turagushimiye ko uri Imana ihoraho, Imana ibana natwe, Imana idahwema kutugira neza ku manywa na nijoro. Uyu munsi twongewe ku minsi yo kubaho, ni umunsi udasanzwe, ni umunsi twibukwamo ndetse twibukamo umucunguzi wacu Yesu Kristo wavukiye i Nazareti, kandi akavuka azanywe na misiyo yo gucungura umuntu ngo amukure mu byaha, mu bubata bw'ibyaha. Ni ukuri Imana ishimwe, shimwa Mwami kubw'urwo rukundo rwatumye ukurikirana umuntu ukamusanga aho yari asaye mu isayo, ukongera ukamusayira ukamuhindura umuntu muzima. Uyu munsi ukaba waremeye umuntu wese yongere yigerereyo, kuko hamenetse amaraso y'umwana w'intama w'Imana utaragiraga inenge, kugira ngo wari uriho inenge kandi wari uriho ibyaha habone amahoro. Ndagushimiye, habwa icyubahiro. Hanyuma hari benshi bumvishe iri jambo, hari benshi bari bumvira ijambo, hari n'abazaryumva. Unyemerere bazabane nawe kandi bazahinduke, Mwuka wera ukuri ajya bayobora
ku manywa yose ndetse no mu kuri kose. Icyubahiro n'ubutwari n'ubushobozi ukomeze kuba ibyawe. Urakoze, barinde umwanzi wose kirogoya. Uyu mwaka wa 2026 reka uzamo guhirwa ku bantu benshi, kandi bazasarura iby'umumaro, kandi bazabona agakiza n'ububyutse. Kandi mwami, ubwo ari umwaka udasanzwe, reka ubwo kugarukaho nawe bundi bushya, kugira ngo abari bakuwe, abari bacitse intege, bari bihebye, bari bashonje, bari bambaye ubusa, bari babuze epfo na ruguru, bongere babone ubutabazi buvuye iwawe. Ariko kandi ikiruta byose, abo ngabo bazabana nawe mu bwami bwo mu ijuru. Niko ngusabye nyo nizeye kubikora nk'Imana, mu izina rya Yesu urakoze, amen. Imana ibahe umugisha, ukomeze kugubwa neza, kandi mukomeze gukora umurimo w'Imana mukora, ukomeze kugabura ibyayo neza, baragabura ijambo ry'Imana, baririmbye muririmbana umwete kandi muririmbire mu mwuka. Abanyamasengesho mushyire mu mwete kandi mukaze, kuko amazi si ayandi bihe si bya bindi. Ibi ni ibihe by'injyana muntu, ni ibihe byo gushaka Uwiteka tumushakanye umwete, kandi ijambo ryarambwiye ngo abamushakana umwete bose bazamubona. Imana ibahe umugisha, ukomeze kugubwa neza, Uwiteka abahire.